reka twubake umuryango muzima Imana yishimira. Ni ukuri kw'Imana tuzafata n'umwanya wo kubiganira mu byo kuganira gusa bisanzwe, ariko tumaze mbere yuko twinjira ku byo umugabo akunda ku mugore by'umwihariko n'ibyo umugore akunda ku mugabo by'umwihariko, turebe ibibazo abantu bibajije tubisubize tubone kwinjira muri icyo kintu. Rero Imana iguha umugisha. Nawe ndagushimira umwanya utanze ku muryango nyarwanda, ku bumva ururimi rw'ikinyarwanda, ku bantu bashaka kubaka umuryango muzima Imana yishimira. Rwose nawe Imana iguha umugisha. Umutima wese yubaka urugo, ariko umupfapfa ubwe ararusenya. Reka nsubiremo, umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfapfa ubwe ararusenya. Mu by'ukuri Bibiliya iratubwiye ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfapfa ubwe agira ati ararusenya. Ariko umutima yubaka urugo. Harimo ibyanditswe byinshi bigendanye n'abagore no kwihangana no kubaka n'ubwenge, ntabwo twabisomera kuri kamera ngo tubirangize, ariko ko Imana izajya igushoboza tuzajya tugenda dusomaho uko bishoboka, ukurikirane uko umugore yubaka urugo. Bibiliya iravuze ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo, ariko umupfapfa we ararusenya. Ese kubera icyo ubwenge yubaka ate, cyangwa se uwo mutima Bibiliya ivuze yubaka ate? Yubaka yuko urugo ni urugendo rurerure, ushobora gutangira ufite imyaka 21, kuko niyo yemewe muri kino gihugu. Abandi batangiraga bafite 15. Ugatangira ufite imyaka 21 ukazarinda ugeze imyaka 100 urwo rugo utararuvaho. Ntabirangiza ni birebire byinshi cyane, ariko kubaha ni urugendo rutaba urw'umunsi umwe, rutaba urw'igihe kimwe. Ni ukuvuga ngo utangira wubaha ugasaza wubaha, ngo uzahabwa umugisha, ingororano iyo wubashye umugabo wawe. Ni ukuri nawe uba wiyubashye. Iyo wubashye umugabo wawe uba wiyubashye, ntabwo wifuza no kumuca inyuma ngo ujye mu bandi bagabo. Kiriya kintu kiba kibiki, ni ukuri kigukoza isoni. Guta umugabo wawe ukajya mu bandi bagabo bataragukoye bakakubona wese, ni ukuri uba witesheje agaciro. Uba n'abo bantu b'abagabo bazagushuka, ariko nabo bazagukunda. Bazagushuka, wenda bagukoresha ibyaha, ariko nabo bazaba bagukunze. Ariko iyo wubaha umugabo wawe, ntabwo ushaka kugira ngo umuce inyuma, umwubahuke, noneho nawe uba wiyubashye. Genda kandi wabishakaga nawe. Byagenda rero ugasanga icyubahiro wamuhaga, ese wamwitaga papa runaka, ese wamuvugishaga neza, ese wamutekeraga akarya, ese wamutereraga ipasi akambara neza, ese wamutegaga amatwi akumva, ugasanga ibi bintu wabihinduye kubera ko umugabo yakennye, yashomereye, wenda atinze mu gihe cy'ubushomeri, se atinze mu gihe cy'ubukene, usanga wamwubahutse. Ariko Bibiliya itubwira neza ngo twiriye kubaha abagabo bacu. Tujya tunabirahirira ngo mu bibi no mu byiza, iyo habaye ibibi habamo ubukene, habamo indwara. Kubaha umugabo kubera ko wamusanze wenda afite amaguru 2, wenda akagira impamvu ikuraho ukuguru kumwe, ugasanga ese wamukunze afite amaso 2, hakagira uburwayi bukaza bukakura muri mwe, hakagira icyagira, warangiza ukavuga uti namukundaga kubera ko yari afite amaso 2, namukundaga kubera ko yari afite amaguru 2, se amaboko 2, ariko ubu yagize inenge, ugasanga utacyumubashye. Bibiliya itubwira yuko dukwiriye kubaha abagabo bacu. Kubaha, iyo wubashye umugabo wawe umubahira n'ababyeyi, kuko habaho ako kantu k'abagore bajya bakunda kubona mu rugo iwe hazayo ab'umuryango umugore avukamo, ariko ab'umuryango umugabo avukamo batahagera. Baba bahageze, se n'umubyeyi murabizi, ntabwo tuvuka mu migi, tuvuka mu byaro. Haje mama w'umugabo, yaje kwa kundi nyine ko yakuriye mu cyaro, nazi ibintu by'urusirimu, warangiza ukamureba gutyo, kandi ubu uravuga ngo wubaha umugabo. Ariko uwo mubyeyi niba atarize, niba atambaye ikinyamugi, wenda aturutse mu ntara, niho yarereye uwo mugabo wawe, aramukuza, aramutangirira, ariga, aba mwiza, noneho we arashaje,
n'ubwenge buragenda buhinduka, urabizi abantu b'abakecuru wese cyangwa abantu b'abasaza, noneho ni abantu bo mu ntara, si ukuvuga ngo n'abo mu mujyi. Umubyeyi we yaza akabura ifato, akabura uwamwakira, akabura uwanamwigisha nibura ngo kenyera gutya mu mujyi, ese ntazi ibyo mu mujyi, ntazi gukarabira mu makaro, ahantu hose no mu myenda no mu masahani no mu bikopo, naho utekera mu gikoni, isuku ni ngombwa yo mu rugo. Izo ni inshingano z'umugore. Ingingo ya 6 ni kwishimira abashyitsi. Ni kwishimira abashyitsi. Uzi yuko hari urugo banga kujya mu kubera umudamu wabo ukuntu yakira abantu. Yakira abantu ni ukuri. Nk'abagore mureke tujye twishimira abashyitsi. Nkabona n'ubu yaba ari umuntu ufite reka mvuge ngo utakarabye neza, jya umwakira, umutege amatwi. Kwishimira abashyitsi bagusanga aho, inshuti z'umugabo, inshuti zawe, inshuti z'abana bawe, undi wanyuzeho gusa akabona urugo akavuga ati reka njye gufunguza, imiryango y'umugabo, umuryango wawe. Kwishimira abashyitsi. Abashyitsi ni benshi, ariko iyo wabaye umugore mubi, wanga abantu, utagira icyo bamarira, urebesha abantu ijisho ribi, ni ukuri, ugasanga n'icyayi kirahari ariko ntukibahaye, ugasanga utabuze n'ibyo bafungura ariko ntubyitayeho, ni ukuri uba wabaye umugore utari mwiza. Ariko umugore aterwa ishema no kwakira abashyitsi, aboroheje, abakomeye, abambaye neza, abambaye nabi, bose akabakira, akamenya umuntu uko amufata, akamenya umuntu uko amwakira, akamenya umuntu aho amuherereza, kubera Imana yaduhaye ubwenge kandi yaduhaye inshingano nziza yo kwishimira abantu. Kandi nababwiye ngo ugomba guhaha bitewe n'akazi kayo, nuko mungana, cyangwa n'akazi mukora, cyangwa se n'imibereho yayo. Kumva hari abantu basesagura, ugasanga bamuhaye amafaranga, ubundi umugore ajya azigama, wamuha amafaranga agahaha akavuga atoya ati reka mpahe bigereranyije utungutu ntabike, wenda turi gukora ibindi, wenda isabune iri bushire umugabo atari hafi, cyangwa se ikintu runaka umushyitsi ari buza atunguranye umugabo atari hafi, mbone n'akantu nakiriza umushyitsi. Ariko hari ugira gutya agasanga ibintu byose agasesagura. Kuri kudasesagura cyangwa ibintu byo kuzigama nabyo ni ibintu bya bose, ariko umugore akabitekerezaho cyane, kareba ejo hazaza hanyu, kavuga uti nibura reka ndeke gusesagura, niba turi mu bukode ndebe ko twava muri buno bukode, niba se muri mu yanyu ndebe ko twakubaka birushaho uko tubatse, cyangwa se ndebe ko twatangirira abana wenda bakagera aho bakwiriye kugera. Kuzigama rero nabyo n'iby'abantu bose, n'iby'abantu bose, ariko cyane cyane abagore bakwiriye kubishyiramo imbaraga, kuko nibo bareba kure. Nibo ushobora kumenya ikidahari, nibo ushobora kureba icyo ukabwira umugabo ikintu runaka gikwiye kugenda gutya, nabo umugabo akaba yakimenya akagitekereza, noneho icyo kintu nacyo kikajya mu bitekerezo. Kuko umugabo ni abantu baba bafite inshingano nyinshi zo hanze, ariko hari utuntu tw'uducokori two mu rugo, two mu nzu, tuba hirya no hino, utwo tuntu tuba dukwiye inshingano y'iki, inshingano y'umugore. Ndizera n'abagabo ko mugiye kunkunda noneho, abagore bagenzi banjye rero ndabakunda namwe, ariko ibintu biratugomba. Nawe icyo uzaba undushije muri comment ugishyireho, ubwira uti mami, uti n'iki nacyo kiri ngombwa. Noneho tungurane ubwenge, tungurane inama, ariko tubake imiryango Imana yishimira. Nanjye nzishima mbonye munyunguye mukavuga ngo naka nako karakenewe. Ndabizi muri abagore beza, ariko reka tubigenze uko Imana izatumugisha, izatugejeje neza. Tuzagaruka hano twongera
twakira tureba ibyo abagabo bakunda tuzabibakorera n'ingaruka twongere turebe ibyo abagore bakunda nabo abagabo babidukorera kandi nizera ko bizagenda neza. Yego, Imana ibahumugisha, mwakira ijambo ry'Imana mw'abagore. yego, Imana iguhumugisha, Imana iguhumugisha. Mu by'ukuri abantu bakeneye kwiga, abantu bakeneye kongera kwicara rwose. Urumva ko hari ibintu byinshi bimwe abagore n'abagabo bakwiriye guhuriraho kugira ngo bubake umuryango muzima cyane. Ibyo byose numva ko nikongera guhura tuzaba twarakiriye n'ibibazo abantu bafite, tuzatubike murimo, hanyuma twinjire noneho ku byo by'umwihariko by'abantu bakunda. Nimba abagore wenda bakunda by'umwihariko yego bakunda ku bagabo babo, tuzabireba icyo gihe nta kibazo ku bagore babo. Ibyo tuzabireba kandi nayo ni intego nziza cyane. Uyu munsi rero inshingano 8 zireba abagore zirumvikanye. Niba rero utabikoraga ugaruka mu murongo rwose, kandi nimba hari ikintu wumva gisigaye byandike muri comment utwunganire. Turifuza ko twagira imiryango mizima yubakiye kuri Kristo. Imana ibahumugisha rwose. Narabishimye pe, nashimye ibyo abantu badukurikiranye, nashimye ikintu twagiranye cyagize umumaro ukomeye cyane. Ariko ndimo nifuza ngo umuntu wese ubashe kugikurikirana rwose ashobore gutanga umusanzu wo kugira icyo avuga ku byo tuvuze uyu munsi. Bagore rero izi nshingano zirabareba zigera ku 8. Hari ikindi kiganiro cyabanje kuri iki ngiki cyerekanaga inshingano zigera muri 6. Urumva ko abagabo nyine twe tuba dufite ndumva atari nyinshi cyane, abagore bari bafite inshingano 8. Urumva rero ko ariko nyinshi twagiye tugaragara ko tuzisangiye. Munyarukire ku cyo kiganiro cyatambutse kiriho inshingano 6 zireba abagabo cyangwa se benda kuba abagabo. Ubaye utazifite rero ubugira igihindura cyangwa ufite inama n'ibitekerezo uduhamagaye kuri ya nimero. Imana ibahumugisha rero. Reka uyu mubyeyi we tuzunya tubane, ntabwo musabye ngo azagaruke, tuzunya tubane mu kindi kiganiro gisubiza ibibazo abantu bazaba baribajije. Nyuma yaho turebe ngo ni ibihe bintu abagabo by'umwihariko bakunda ku bagore babo, ni ibihe bintu abagore bakunda ku bagabo babo. By'umwihariko nzareba ko harimo n'icyo nanjye nkundira uyu wanjye. Imana ibahumugisha rero mwe mwabanye natwe. Ni ukuri ko Imana nzagitegeza ndebe ko kirimo nanjye, ndebe ko bihura. Imana ibahumugisha. Mwakoze cyane. Ihangane papira abantu twabanye bapapere. Imana ibahumugisha. Kamashazi Sylvia, nejejwe no gukurikirana Cyomoro TV. Rubyiruko mwese ndabashishikariza gukurikirana Cyomoro TV. Ciao ciao. Amazina ni Hahirwa Rigani, nkaba ndi audio producer, umwanditsi w'indirimbo wabigize umwuga, nkaba nkorana audio. Rero ndabararikira gukurikira Cyomoro TV, umuyoboro mwiza wa YouTube, dukuraho ijambo ry'Imana no gukomera. Murakoze cyane, nitwa Goreti, nkunda Cyomoro TV. Reka ntangire mbifuriza amahoro kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza mwe mudukurikirana kandi mwe mubana natwe. Izina ry'Imana nirihimbazwe ku buzima bwanyu ndetse n'imiryango yanyu. Mwe mwabasha gukomeza kudukurikirana kubana natwe. Ndizera ko mumeze neza, by'umwihariko abantu bubatse ingo, abantu bateganya kubaka imiryango. Ndabizi ko mumeze neza kandi naho bataba bimeze neza. Reka tubabwire ngo Imana irahari nkagikurikirana ku buzima bwacu. Imana niyo nkuru aha kuri Cyomoro TV. Imana nibahumugisha cyane. Tugize amahirwe yo kongera kubona wa mubyeyi. Ndabizi ko twajyanye ibihe byiza mu gihe gishize, kandi by'umwihariko ku bantu bubatse, by'umwihariko ku bantu b'abagabo ho ndabizi ko twagize icyo twunguka ku buzima bwacu, tukaguka muri byose kandi muri byinshi cyane. Wenda mu gusoza ibiganiro byacu twagiranye tuzafata umwanya tuganire, naye nzababwira icyo nungutse muri ibintu twaganiriye byose. Kandi namwe tubahaye ikaze nyuma y'iki kiganiro ko tuzakora ikindi kiganiro gikubiye hamwe ibintu byose twumvise, by'umwihariko tubonye abamama bakagira icyo bazavuga cyangwa se abagabo bizabo ari akarusho. Ariko by'umwihariko abagabo mwese ndabizi ko ikintu twavanye mu isomo twaganiriye. Nitwa Erive, ndagira ngo twakire uyu mubyeyi yongeye yibwire by'umwihariko abantu baba baje hano aribwo bwa mbere, abantu badukurikiranye bwo bwa mbere, ndagira ngo yongere abibwire.
ndabashuje mu izina rya Yesu nanone. amina. Ni njyewe Pastor Face mumaranye iminsi. Nishimiye kongera kubana namwe uyu munsi. Yego, nizere ko umeze neza. Umeze neza cyane. Rwose ufite twagiranye ibihe byiza, mu bagabo bagize ibihe byiza babanye nawe muri kiriya gihe, nanjye ndimo, nanjye byangiriye umumaro. Narushijeho kwiga ibintu byinshi cyane, ibibazo mfite byo nzabibaza mu kindi kiganiro kizaheruka. Nyuma y'iki ngewe hari ibibazo nzaba mfite tuzaganira, nabyo abantu bagiye bavuga, nzakusanya nyuma nitwicara tuganire nyine ku bintu bizaba byarabonetse, ibibazo muzaba barimo kwibwira mu buzima bwabo, wenda bibwiye batanditse kuri comment mu biganiro byacu, wenda bansanze, nzaba nabikusanyije tuzaganira gusa icyo gihe. Rero Imana igumugisha, nongeye kukunezererwa, nongeye kukwakira, nongeye kuguha ikaze. Dushimiye abantu bose bagerageje gukurikirana ibi biganiro, byaragaragaye ko byakurikiranwe n'abantu benshi bagera kuri 300 barenga. Urumva ko rero bagize umumaro ukomeye cyane. Haba comment zabaye nyinshi, ariko ndatekereza ko wenda zizagenda ziboneka mu kindi kiganiro. Wenda babibaje tese ko twibanze ku bagabo cyane, uyu munsi rero tugiye kwibanda ku bagore. Njya mvuga ngo abagore, abantu bakabagore bakenda kunkubita, njye mvuga ngo abadamu, ariko twabonye ko ari imvugo, ari ikintu abantu baba batiye ngo bavuga abadamu. Oya, ahubwo ni umugore, nk'uko wadusobanuriye cya gihe ngo kuva Imana yarema umuntu ikamuremera. Rero Eva yarambwiye ngo uyu ni umugore, nakara ko mu mara yawe azitwa umugore kuko kowe mu rubavu rwawe. Warabisobanuye rwose, byarumvikanye. Reka rero turareke abagore bose aho baherereye kudukurikirana no kuza kudukurikirana mu izindi nshuti zacu. Nagira ngo rero dusenge Imana, hanyuma tukwakire, hanyuma usenge, ariko uze gushimira abantu bagukurikiranye. Abantu 300 ni benshi, banarenga bagerageje gukurikirana ibiganiro byacu. Rwose bakoresheje iminota irenze 20 n'iyindi utengeje iyo bagiye bareba. Ushimye ikiganiro cy'iminota 30, abantu iminota y'abantu bose babirebye. Rwose nagira ngo bashimire, hanyuma twinjira mu gusenga, twinjira mu kigisho cyacu cy'uyu munsi. Barakoze. Biteka Imana yacu, tugahaye icyubahiro nanone. Turagushima yuko turi bazima kubera imbabazi zawe, warinze ubugingo bwacu twese nk'uko turaha. Turagushima kubona umuyoboro w'ijambo ryawe waduhaye kugira ngo tutambukirize ijambo ryawe. Mana yacu rero turakwakiriye kugira ngo bane natwe muri ino gahunda y'uyu munsi, kugira ngo nanone ijambo ryawe ryongere ryere imbuto mu mitima yacu. Tubwira neza ngo Mana yacu ryaremye isi n'ijuru, kandi uyu munsi aracyaremye ibyacu. Imbaraga yawe ikomeze kubana natwe, riheregeshe imbaraga ya Mwuka Wera. Turinde kuvuga ibyacu, ahubwo tuyoborwe n'ijambo ryawe. Buri muntu wese urahawe umugisha nawe, na bene data bazumva kino kiganiro bakagikurikirana, nabo bahawe umugisha. Urakoze Data, turakwakiriye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Yego, tuguhaye ikaze rero, hanyuma utuganirire. Dushimiye abantu bose bagerageje kuvugana natwe, bagerageje kwandika. Harimo Jean Paul Habiyakare yaragejeje rwose kudutega amatwi, na Imana imuhumugisha. Ernestine, Imana imuhumugisha. Kamariza, dufite abantu benshi bagerageje kudukurikirana. Harimo nyina Habimana Betty, tumwifuriza amahoro y'Imana. Dufite n'undi muntu ushobora kuba ari umurundikazi witwa sinzi mukuni izina rye vuba, nawe tumwifuriza amahoro y'Imana. Abantu bose mwagerageje kudukurikirana, dushimiye Imana. Fabrice nawe tumwifurije amahoro y'Imana. Kalisa John nawe tumwifuriza amahoro y'Imana. Abantu mwese mwagerageje kwandika aha, rwose Imana ibamugisha. Mu byenda kwakiriye rero. Hanyuma waratwarangije tubwira ngo rwose abagabo ndabakunda cyane, ntimugire ngo nabibanzeho. Uyu munsi rero twekeye ku bagore, cyangwa se abamama, cyangwa se abadamu, bitewe n'uko babyumva, ariko niho tugiye kwerekera. Karibu rero, tuguhaye ikaze. Reka mbashuje mu izina rya Yesu, Cyomoro TV, ndetse n'abayikurikiranye mwese. Mbere yo kugira ngo tugire icyo tuvuga, reka mbanze nshimira abantu bose mwakurikiranye isomo rya mbere rigendanye n'inshingano z'abagabo. Mwarakoze rero, ndabashimiye cyane aho muherereye. Ni ukuri Imana ibahumugisha, mwarakoze cyane. Aho mwaritaye ku ijambo ry'Imana mukarikurikirana, kandi ndizera abo mwarikurikiranye, ndizera ko muzarishyira no mu bikorwa.
kandi ndizera n'umushyira mu bikorwa ko hazavamo umusaruro mwiza. Ndabizi mu ijambo ry'Imana habamo umusaruro mwiza. Rero ndabashimiye mwarakoze. N'uyu munsi rero turagarutse nanone ndi Pastor Faith, maranye iminsi namwe twiga ku bintu bigendanye n'urugo, turi ku mutwe w'ijambo uvuga ngo kubaka umuryango Imana yishimira. Niho twahereye tureba umuryango Imana yishimira, tureba ubufatanye bw'umugore n'umugabo uko Imana ibita. Ibyo twarabibonye mu isomo ryabanje. Ubundi rero twiga ku nshingano z'umugabo, nubwo tutazimazeyo ni nyinshi, ariko iyo watangiyeho nkeya Imana iragufasha, warangiza ukagera no ku zindi, cyangwa se na Mwuka Wera akagenda kuyobora izindi. Uyu munsi rero turagarutse, n'ubundi turacyari ku isomo ryitwa kubaka umuryango Imana yishimira. Twabonye umuryango ko ari umuryango ari isoko Imana yashyize mu isi kugira ngo abantu bagwire mu isi. N'Imana rero ikunda umuryango, kandi ni wowe mugore, ni wowe mugabo, Imana ikunda umuryango. Tubona yuko abantu bose aboroheje n'abakomeye bavuka mu muryango. Nta muntu uva mu ijuru ngo agwe nk'imvura, nta muntu waduka, abantu bose bavuka mu muryango. Ukabona n'uwo yaba yaravutse mu muryango w'abantu boroheje, ese b'abakene, ariko uwo muryango imbere y'Imana aba ari umuryango w'igiciro. Uyu munsi rero turagarutse, turacyari kuri uwo muryango Imana yishimira, kugira ngo tubake imiryango myiza Imana yishimira, izaduhesha amahoro, izaduhesha ijuru, izaduhesha ingororano nziza mu ijuru, kubera kuba warafashe neza umuryango wawe, cyangwa nanjye narafashe neza umuryango wanjye. Kandi umuryango wanjye ni ba bana twabyaye, ni wa mugabo washatse, ni wa mugore washatse, n'abandi bose bakagenda bashamikiraho, ariko cyane cyane ni umugore n'umugabo n'abana bawe. Uyu munsi rero turi bwige ku nshingano z'abagore. Ushize twize ku nshingano z'abagabo. Abagabo ndavuga ndabakunda, ni ukuri sinabanga ngo mutekereze ko nabatejeje abagore, ariko uyu munsi umugisha ni uwanyu kumva nabo ibyo abagore basabwa, kugira ngo nabo izo nshingano bazubahirize, nubwo tutajya tuzimarayo zose, ariko iyo watangiye Imana irakwigisha. Mbere yo kugira ngo tuvuge kuri izo nshingano, tugiye gusoma Imigani ibice 14. Turasoma umurongo umwe wa mbere wonyine uhari, uvuga ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfapfa ubwe ararusenya. Reka nsubiremo. Umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfapfa ubwe ararusenya. Mu by'ukuri Bibiliya iratubwiye ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfapfa ubwe agira ati ararusenya. Ariko umutima yubaka urugo. Harimo ibyanditswe byinshi bigendanye n'abagore, no kwihangana, no kubaka, n'ubwenge. Ntabwo twabisomera kuri kamera ngo tubirangize, ariko uko Imana izajya igushoboza, tuzajya tugenda dusomaho uko bishoboka, ukurikirane uko umugore yubaka urugo. Bibiliya iravuze ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo, ariko umupfapfa we ararusenya. Ese kubera icyo uw'ubwenge yubaka ate, cyangwa se uw'umutima Bibiliya ivuze yubaka ate? Yubaka yuko urugo ni urugendo rurerure. Ushobora gutangira ufite imyaka 21, kuko niyo yemewe muri kino gihugu. Abandi batangiraga bafite 15. Ugatangira ufite imyaka 21, ukazarinda ugeze imyaka 100, urwo rugo utararuvamo. Rero ni urugendo rurerure. Aho nkunda kwigisha ahandi hatari kuri kamera, njya mbwira abantu, nkabwira nturugo, kubaka urugo ni nko kunywa icyayi gishyushye. Icyayi ni cyiza, iyo ufite inzara kikumara inzara, iyo ufite inyota kikumara inyota, ariko iyo gishyushye, nubwo waba ufite inzara nyinshi, nubwo waba ufite inyota nyinshi, ugenda uhuhaho. Ntabwo uhita ugotomera ngo nuko ushonje cyane, ntabwo uhita ugotomera ngo nuko ufite inyota nyinshi. N'urugo nuko, urugo ni rwiza. Iyo wabaye umugore w'umugabo biba byiza, iyo wabaye umugabo ufite nyir'urugo biba byiza, iyo wabyaye abana bikaba byiza. Ariko kubaka ni urugendo rurerure, rushobora gutwara imyaka itangana iyo wavutse.
ariko ugenda uhuhaho buri munsi. Ni ukuvuga ngo umugore w'umutima yubaka urugo ariko umupfapfa we ararusenya. Ni kubera iki? Nk'uko rero ugenda mu nzira ukashobora kugera mu ikona, ukashobora kugera mu mikuku, ukashobora kugera ahazamuka, ukashobora kugera ahamanuka, n'urugo nuko rumeze. Rugira igihe cyo hamanuka, ukagira igihe cy'ahazamuka, ukagira igihe cy'imikuku, hakagira n'igihe ho kugenda ahantu hatunganye hagenda neza. Ariko iyo hageze mu gihe cy'imikuku, umugore w'umupfapfa ahera muri iyo mikuku, kubera mu mikuku uba usimbuka ugenda usimbuka ese mu bunyerere, agahera muri iyo mikuku, agahera muri ibyo bibazo, yarangiza agasenya. Ariko uw'umutima arihangana kabona n'ubwo hagiramo impamvu arihangana, hagira ibyiza akihangana, baba rufite amafaranga akihangana, baba rudafite amafaranga akihangana, mbega urugo rutungwa no kwihangana. Icyo tujya tubwira abantu tuti kubaka urugo ni nko kunywa icyayi gishyushye, ugenda uhuhaho. Rero urugo ugenda uhuhaho, ntabwo gutomera uko ushatse ngo uvuge ngo narabimenyereye, noneho mbitinzemo, noneho njyewe ndabigenza gutya. Oya, ni ukuvuga ngo uwo wakoresheje uyu munsi bikagutsindisha, ushobora guhinduraho ikindi kikagutsindisha, cyangwa se cyo wakoresheje ubushize cyaraguhaye amahoro wagisubiramo kikazana intambara. Ariko ubwenge buguha kumenya uko byagenda neza uwo munsi bigendanye n'igihe aho kigeze. Umugore w'ubwenge rero yubaka urugo, bapfa ararusenya, akabonye kose aragakwagura, akabonye kose akageza kure, noneho ko akakwagura kakaba kanini mu buzima bwe cyangwa akagasharira, bigatuma bimugwa nabi. Ariko ubwenge yoroshya ibintu. Ubushize narababwiye ngo urugo rumeze nk'imodoka zinyuranaho mu nzira. Sindi umushoferi, ariko bajya batubwira ngo iyi modoka zinyuranaho nijoro, imwe igacana maremare, iyindi icana magufi. Imana ishimwe cyane. Rero umugore w'umutima acana magufi mu gihe habayeho amaremare. Nuko rero umugore w'ubwenge yubaka urugo, ariko umupfapfa akarusenyera mu bintu byose kubihindura birebire. Ibi bintu twabiganiriyeho, ariko nashakaga kugira ngo uyu munsi twinjire mu nshingano nazo zireba umugore kugira ngo bizadufashe. Abagabo bazaba barazumvise kandi barakurikiranye, numva narishimye, Imana ibaha umugisha. Inshingano ya mbere y'umugore ni ukubahwa umugabo we. Kubaha. Yego. Twatangiriye kukubaha, turavuga buriya yaratubwiye ngo umugore ugandukira umugabo cyangwa wubaha umugabo wawe nk'uko Kristo nk'uko itorero ryubaha Kristo cyangwa rigandukira Kristo. Ubundi kuganduka no kubaha umugore rero mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Inshingano ya mbere iba yarakuvanye iwanyu ikakuzana muri urwo rugo, ugomba kubaha umugabo wawe. Kubaha umugabo wawe. Iyo umuntu yubashye umugabo we aba yiyubashye mu by'ukuri. Hari abantu bajya bubaha abagabo, akamubaha kubera ko afite amafaranga, noneho umugabo yakena yarangiza akamutera shoti. Akamubaha kubera yuko afite akazi kazashira, kuko akazi hamwe n'amafaranga ni abashyitsi. Baraza bakarara, ukabona Imana iguhaye umugisha ubonye amafaranga, cyangwa se ukabona Imana iguhaye umugisha ubonye akazi, noneho hari igihe bigenda kandi wabishakaga nawe. Byagenda rero ugasanga icyubahiro wamuhaga, ese wamwitaga papa runaka, ese wamuvugishaga neza, ese wamutekeraga akarya, ese wamutereraga ipasi akambara neza, ese wamutegaga amatwi akumva, ugasanga ibi bintu wabihinduye kubera ko umugabo yakennye, yashomereye, wenda atinze mu gihe cy'ubushomeri, se atinze mu gihe cy'ubukene, usanga wamwubahutse. Ariko Bibiliya itubwira neza ngo dukwiriye kubaha abagabo bacu. Tujya tunabirahirira ngo mu bibi no mu byiza, iyo habaye ibibi habamo ubukene, habamo indwara. Kubaha umugabo kubera ko wamusanze wenda afite amaguru abiri, wenda akagira impamvu ikuraho ukuguru kumwe, ugasanga ese wamukunze afite amaso abiri,
hakagira uburwayi bukaza bukakura muri mwe, hakagira icyagira, warangiza ukavuga uti namukundaga kubera ko yari afite amaso abiri, namukundaga kubera ko yari afite amaguru abiri, amaboko abiri, ariko ubu yagize inenge, ugasanga utacyumubashye. Bibiliya itubwira yuko dukwiriye kubaha abagabo bacu, kububaha umugabo wawe, ukamwubaha afite amafaranga, ukamwubaha amafaranga yashize, ukamwubaha ubukene bwaje, ukamwubaha n'ubukire bwaje, ukamwubaha igihe icyo ari cyo cyose, ubumuga bwaje, indwara yaje, cyangwa se ari muzima akamwubaha. Habaho abantu rero bajya bakora ibintu ugasanga bubaha umugabo mu gihe cy'ibyiza, ariko bahura n'ibitari byiza ugasanga umugabo yamwubahitse. Iyo wubaha umugabo wawe umwubahira n'imiryango ye. Ibi bintu murabizi yuko hari abantu avuga ngo arubaha umugabo ariko si yakubaha umubyeyi we, ababyeyi babamubyara, si yakubaha ese umuryango wavukamo, ugasanga avuga ati ndubaha umugabo. Ariko iyo umuntu wamwubashye umwubahira n'imiryango ye, kimwe n'iyo umuntu wamukunze umukundira n'imiryango, umukundira n'ababyeyi. Kubaha, iyo wubashye umugabo wawe umwubahira n'ababyeyi, kuko habaho ako kantu k'abagore bajya bakunda kubona mu rugo iwe hazayo ab'umuryango umugore avukamo, ariko ab'umuryango umugabo avukamo batahagera. Baba bahageze, se n'umubyeyi murabizi, ntabwo tuvuka mu mijyi, tuvuka mu byaro, haje mama w'umugabo, yaje kwa kundi nyine ko yakuriye mu cyaro, nazi ibintu by'urusirimusirimu, warangiza ukamureba gutyo, kandi ubu uravuga ngo wubaha umugabo. Ariko uwo mubyeyi niba atarize, niba atambaye ikinyamugi, wenda aturutse mu ntara, niho yarerewe uwo mugabo wawe, aramukuza, aramutangirira, ariga, aba mwiza, noneho we arashaje, n'ubwenge buragenda buhinduka. Urabizi abantu b'abakecuru wese cyangwa abantu b'abasaza, noneho ni abantu bo mu ntara, si ukuvuga ngo nabo mu mujyi. Umubyeyi we yaza akabura ifato, akabura uwamwakira, akabura uwanamwigisha nibura ngo ukenyera gutya mu mujyi, ese ntahazi ibyo mu mujyi, ntazi gukarabira mu makaro, ntahazi gucana amatara. Noneho ugasanga umubyeyi yaje yabuze gahunda, yabuze umwakira, yabuze umuyobora, yabuze umuhumuriza, yabuze umwigisha gukaraba neza, kubera ko ngo ni mama w'umugabo. Kandi iyo wubashye umugabo wawe ugomba no kumwubahira mama we, ugomba no kumwubahira papa we, ese n'umuryango we, niwo waba umwubashye. Rero Bibiliya itubwira kubaha abagabo bacu. Ntabwo nabirangiza birebire byinshi cyane, ariko kubaha ni urugendo rutaba urw'umunsi umwe, rutaba urw'igihe kimwe. Ni ukuvuga ngo utangira wubaha ugasaza wubaha, niho uzahaba umugisha, ingororano. Iyo wubashye umugabo wawe ni ukuri nawe uba wiyubashye. Iyo wubashye umugabo wawe uba wiyubashye, ntabwo wifuza no kumuca inyuma ngo ujye mu bandi bagabo. Kiriya kintu kiba kibi ki, ni ukuri kigukoza isoni. Guta umugabo wawe ukajya mu bandi bagabo bataragukoye bakakubona wese, ni ukuri uba witesheje agaciro. Uba n'abo bantu b'abagabo bazagushuka, ariko ntabwo bazagukunda. Bazagushuka, wenda bagukoresha ibyaha, ariko ntabwo bazaba bagukunze. Ariko iyo wubaha umugabo wawe, ntabwo ushaka kugira ngo umuce inyuma, umwubahuke, noneho nawe uba wiyubashye. No kubaha umugabo wawe. Ingingo ya kabiri ni ukubwizanya ukuri n'abagabo. Narakubabwiye, kubwizanya ukuri. Kuri abagore benshi bakunda kutabwizanya ukuri abagabo babo, ariko mu by'ukuri nk'uko nabwiye abagabo ngo ikintu cyangiza urugo ni ukubeshya kuri telefoni. Muri uko kutabwizanya ukuri niho hava ibinyoma, niho hava n'ibintu bigendanye n'ubusambanyi, cyangwa se n'ibintu bigendanye no kwangiza imitungo. Kuko natwe abagore hari igihe Imana idutera iteka tukabona akazi tugakora. Tugakora, iyo ukora rero
ntabwo uba ukwiriye guhisha imitungo yawe ugasanga amafaranga yawe kugira ngo uyazane afashe umugabo n'ubwo nabwiye abagabo ni guhaha kurabareba ariko n'abagore mu gihe ufata akazi nawe guhaha kurakureba gufatanya n'umugabo kuko niba umugabo yahashye nawe ushobora gutangira umwana school fees niba umugabo yatanze school fees umwana nawe ukombera gushakira abana imyenda mu rugo yo kwambara cyangwa n'ibindi bikoresho iyo mubwizanye ukuri mumenya n'imitungo yanyu ayuhembwa n'ayahembwa mukayahuriza hamwe mukayabyazamo ikintu cyiza si iyo yahishe ugakomeza n'uyamubwire ko yangirika nabaga narababwiye ndavuga ngo uhishe imitungo yawe ejo hagira ikigukoma ugasigara abana bawe bakugaya ngo ntacyo wakoze kandi waragikoze kubera ko wagize ute ko wakoze ibintu byo guhisha rero n'abadamu natwe kubwizanya ukuri tukabwira abagabo bacu kuri ni ukuri biratureba niba uhemba Imana yaraguhaye akazi yazane muyakoreshe muyagenere niba ari ugufatanya ibyo mu rugo nawe birakureba mu gihe ukora bishobora kuba byareba umugabo mu gihe wowe udafite akazi ariko mu gihe ukora nawe birakureba wahaha nk'uko ahaha wazana ikintu mu rugo kigura nk'uko nawe yakizana wakora igikwiriye nk'uko nawe yagikora kubera kuko nayo ni inshingano yawe wa mugore we mu gihe Imana yaguhaye akazi ntabwo ari ukuvuga ngo ayacu nayo gushirira mu nzara no mu misatsi nabyo kwigira neza ukaraba neza ugatunganya imisatsi ugatunganya inzara ibyo bintu nabyo ni byiza ariko no kureberera urugo nabyo ni byiza rero kubwizanya ukuri bibamo benshi bajya babeshya cyane cyane mu bintu bigendanye n'amafaranga cyangwa n'imitungo ibintu nk'ibyo no gutabungwa banki n'ibiki nk'ibyo ugasanga bariyo baracenga kandi nyamara burya aba wangiza urugo rwawe inshingano ya gatatu ni ukwita ku mugabo n'abana kwita ku mugabo n'abana nabyo ni inshingano y'umugore ese urumva umugabo niwe washobora kumenya yuko imyenda itameshe washobora kumenya yuko imyenda ikwiriye gutera ipasi ese niwamenya yuko uburiri ukwiriye gusaswa ese ubw'abashyitsi burameze gute ese amasurori bimeze gutya mu gikoni se harasa hate ese mu misarani hameze hate ese umugabo wanjye imyenda asohokanye irateye irafuze abana imisatsi intebe zirahanaguye ibi bintu byose kwita ku mugabo n'abana ni inshingano y'umugore nubwo tujya tugira abakozi mu rugo ariko umukozi akora icyo wamubwiye cyangwa agendera kuri revo yawe cyangwa uko ukora nawe nuko agendera ni kwita ku mugabo n'iki n'abana ukamenya umwana wa mugabo yariye n'iyariye ese abana bahariye ese ntibariye ni ukuvuga ngo iyo nayo ni inshingano y'umugore inshingano y'umugore kwita ku mugabo n'abana so wabatera umukozi nubwo aba ahari ngo uvuge ngo umukozi n'uri burebe buri kimwe n'uwe buri kimwe ibyo bintu bijya bizana n'ibintu bitari byiza imiryango kubera kuba watereranye abana watereranye papa wabo wenda ufite akazi ni byiza ariko mu gihe ukaviriyemo menya icyasabwa ku mugabo wamenye yariye ese bisige niba uri butinde ese tanga gahunda niba ufite akaruhuko gakoreshe umenye ko urugo ari urwawe kwita ku mugabo wawe n'abana bawe umugabo asohokanye umwenda mubi ashonje ukuri ntabwo biramenyekana kandi bitera ishema rike ku mugore bakavuga bati umugabo uriya mugore arashonje Imana ishimwe cyane murabizi abantu twese ntabwo tugira amafaranga angana hari igihe umuntu avuga ngo ngiye se umugabo ngo yaba atazanye wenda envelope y'imigati ngo ubuse namuha iki ngenda mu gitondo wese yagira iki ariko twese ntabwo twavutse imigati dufite indyo za kinyarwanda nziza kandi umugabo nayisonzane kandi ntagira umenya yuko wenda watetse ikijumba n'urugero
ukacyumutsa ukacyumuhesha icyayi, ese watetse umwumbati ukawugira neza ukamuhesha icyayi, noneho ku buryo utamuhima ngo nuko atazanye imigati. Imigati aba ari urundi rwego, biterwa n'amafaranga, biterwa n'akazi mukora, biterwa n'uko mumeze mu mibereho yabo. Niba uturanye n'ukora icyo kintu, umenye ubanza urebe akazi kabo bakora. Uzi ko hari ibintu bijya bisenya abantu bashaka kwigana, waba kwa runaka ngo bazane imigati, oya barayizana n'ibyo kandi ni na byiza cyane, ariko se wamenya akazi bakora nuko binjiza. Ingingo ya 4 nayo nayibwiye n'abagabo no kudahishanya imitungo, kuko natwe abagore turakora tukagera ku byiza, ariko ntabwo tuba twiriye kubisha abagabo bacu. Ni uguhuriza hamwe bya bindi ukora n'ibyo akora, noneho iyo mitungo yacu ikazagira akamaro ku ruhande rwacu ndetse n'abana bacu. Iyo wayihisha ukayinyanyagiza hirya mu bavandimwe, nawe ikintu kizakubaho, reka nkikubwiye nk'uko twakiriye abagabo, ni kizakubaho nawe uzasanga abana bakugaya bati mama nta kintu yadusigiye, kandi wari ufite akazi uhembwa neza. Ariko unyanyagiza uhisha konti umugabo nayizi, uhisha amafaranga umugabo nayazi, niwe uhaha wakabaye umufasha n'umufasha, niwe urebera iby'urugo wakabaye umufasha n'umufasha, kandi Imana yaguhaye akazi. Ariko no kudahishanya imitungo nabyo ni byiza, kuko nawe ukora Imana iba yaraguhaye umugisha, kandi nawe ukora uratekereza gushaka icyateza umuryango imbere, cyateza urugo imbere. Rero si ukuvuga ngo yacu kuko nari mvuze ngo ashobora kuba yashira mu nzara n'umusatsi, oya nayo arubaka. Niba n'inzu urayubaka n'ubu ukitira umugabo ukamuha icyubahiro cye, n'ubu waba warayubakishije ariko ukavuga ngo ni umugabo niwe wayubakishije. Cya cyubahiro cy'abagabo kibagomba. Abagabo Imana bahaye umugisha bahindura umutwe w'urugo. Ingingo ya 5 ni isuku. Isuku nayo irareba umugabo. Irinda gusa n'iriya ngingo twari tuvuyeho iyo kwita ku mugabo n'abana. Isuku nayo ireba umugabo, ireba umugore. Isuku mu masahani, mu bikopo, mu hantu hose, ku mubiri, ahantu hose, ku ruhande rw'umugabo, ku bashyitsi baraye mu rugo, mu mbuga, ahantu hose isuku ireba umugore. Ntabwo umugabo ushobora gutwarana akaba umugabo akubaka, ariko si uzakurikirana isuku yo mu bikopo, yo mu misarani, kuko nabyo biratureba. Iyo umushyitsi yagiye kwiherera agasanga ahantu harasa nabi, bagaye umugore ukabona n'ubwo waba ufite umukozi. N'ahandi rero isuku ni ndende, nabona mbega isuku ahantu hose, no ku mubiri wawe no ku mubiri w'abana, n'ahantu hose, no mu myenda, no mu masahani, no mu bikopo, naho utekera mu gikoni, isuku ni ngombwa yo mu rugo. Izo ni inshingano z'umugore. Ingingo ya 6 ni kwishimira abashyitsi. No kwishimira abashyitsi. Uzi yuko hari urugo banga kujya mu kubera umudamu wabo ukuntu yakira abantu. Yakira abantu n'ukuri. Abagore muri cyo tujye twishimira abashyitsi. Nkabona n'ubo yaba ari umuntu ufite reka mvuge ngo utakarabye neza, jya umwakira, umutege amatwi. Kwishimira abashyitsi bagusanga aho, inshuti z'umugabo, inshuti zawe, inshuti z'abana bawe, undi wanyuzeho gusa akabona urugo akavuga ati reka njye gufunguza imiryango y'umugabo, umuryango wawe. Kwishimira abashyitsi ni benshi, ariko iyo wabaye umugore mubi, wanga abantu, utagira icyo bamarira, urebesha abantu ijisho ribi, ni ukuri, ugasanga n'icyayi kirahari ariko ntukibahaye, ugasanga utabuze n'ibyo bafungura ariko ntubyitayeho, ni ukuri uba wabaye umugore utari mwiza.
ariko umugore aterwa ishema no kwakira abashyitsi, aboroheje, abakomeye, abambaye neza, abambaye nabi, bose akabakira, akamenya umuntu uko amufata, akamenya umuntu uko amwakira, akamenya umuntu aho amuherereza, kubera Imana yaduhaye ubwenge kandi yaduhaye inshingano nziza yo kwishimira abantu, kwishimira abashyitsi rero cyangwa kwishimira abantu bagana uwo rugo, ni ukuri ni inshingano y'umugore. Ni inshingano y'umugore. Indi nshingano kuzigama tudasesagura, nayo ni inshingano n'abagabo n'ibyo baba bakwiriye kudasesagura, ariko umugore ukabigiramo uruhare. Ariko uzi ko hari umugabo abagore basesagura, ariko umugore wundi akwiriye kujira ibintu nasesagure nusesagure imitungo. Niho hahandi nababwiye ngo ugomba guhaha bitewe n'akazi kayo n'uko mungana, cyangwa n'akazi mukora, cyangwa se n'imibereho yayo. Kumva hari abantu basesagura ugasanga bamuhaye amafaranga, ubundi umugore ajya azigama, wamuha amafaranga agahaha akavuga atoya ati reka mpahe bigereranyije utungutu ntabike, wenda turi gukora ibindi, wenda isabune iri bushire umugabo atari hafi, cyangwa se ikintu runaka umushyitsi ari buza atunguranye umugabo atari hafi, mbone n'akantu nakiriza umushyitsi. Ariko hari ugira gutya agasanga ibintu byose agasesagura. Kuri kudasesagura cyangwa ibintu byo kuzigama nabyo ni ibintu bya bose, ariko umugore akabitekerezaho cyane, kareba ejo hazaza hanyu, ukavuga uti nibura reka ndeke gusesagura, niba turi mu bukode ndebe ko twava muri buno bukode, niba se muri mu yanyu ndebe ko twakubaka birushaho uko tubatse, cyangwa se ndebe ko twatangirira abana wenda bakagera aho bakwiriye kugera. Kuzigama rero nabyo n'iby'abantu bose, ariko cyane cyane abagore bakwiriye kubishyiramo imbaraga, kuko nibo bareba kure, nibo ushobora kumenya ikidahari, nibo ushobora kureba icyo ukabwira umugabo ikintu runaka gikwiriye kugenda gutya, nawe umugabo akaba yakimenya akagitekereza, noneho icyo kintu nacyo kikajya mu bitekerezo. Kuko umugabo ni abantu baba bafite inshingano nyinshi zo hanze, ariko hari utuntu tw'uducokori two mu rugo, two mu nzu, tuba hirya no hino, utwo tuntu tuba dukwiriye inshingano inshingano y'umugore. Rero nicyo gituma umugore uba ukwiriye kugira gahunda yo kuzigama, kudasesagura, kugira ngo ahari aho Imana izongere ibateze intambwe, ukagenda udasesagura. Hari rero umuntu uvuga ati n'ejo bazongera bakora ibindi, n'ejo nzongera nkora ibindi, n'ejo n'ukwezi gutaha nzahembwa, n'ukwezi gutaha umugabo azahembwa, n'ukwezi gutaha nanjye nzahembwa. Ugasanga ibintu byose birahita birangira, ntashobora kuvuga reka nkoreshe ibigereranye, cyangwa se nkoreshe bike, cyangwa se mbanze nibabaze wenda nzagere kuri iki. Ugasanga rero bahora ibyabo bishize, noneho ugasanga bahora ku kintu kimwe. Ariko iyo umuntu afitemo gahunda yo kuzigama, hagira icyo wiyangisha, hagira icyo wirengagiza, hajya ikintu usa nk'uwiyimye mu minsi mike, noneho ukazakibona ikindi gihe umaze kugera ahandi. Rero kudasesagura, kwizigama cyangwa kwiga kuzigama. Abandi bagana ibibina bakazigamirayo, abandi bagana ibibina cyane bifasha abagore, abandi bagana imishinga itandukanye ishobora gufasha abagore bakazigamiramo, bakizigamira, kandi icyo kintu yazigamiye yazajya ukurayo agasanga cyarateje imbere urugo rwe atarasesaguye, agafasha wa mutware we. Ibindi rero iby'abagore bakwiriye kwirinda ni ukwirinda ngo bambwiye, kandi ibintu byose nyira abagore benshi, bambwiye ngo wakoze, bambwiye ngo warura,
bambwiye ngo wasohokanye n'uyu mugore, bambwiye ngo wamuhaye icyaha, bambwiye ngo byagenze. Iyo ubona umuntu w'umugore yishyizemo ijambo bambwiye, umenye ngo agiye gusenya. Agiye gusenya kuko iyo bakumenye ko ari uguteye bakuzanira n'amakuru apfuye kugira ngo bagusaze. Bagusaze urabizi ibindi, umugabo wawe wamusanze ari kumwe n'umugore aha cyangwa se n'umukobwa wawe, yaza kugira ngo umwakire, umwubahe, umubaze wirute, ukurikayo mu kazi, tuguha amazi yo gukaraba, ese tuguha icyayi, ukasanga wakubise wagejeje ahangaha ntazi uko byagenze. Noneho yavuga ati icyayi abo wirira ngo nawe bose bakiguhaye, yavuga ati abo ngabo se abo gaburira bo babikoze ibintu nk'ibyo, kubera ko wabikuye muri rya jambo rivuga ngo bambwiye. Ibi bintu wa mugore we ntabwo ukwiriye kubakira ku ijambo ngo bambwiye. Sajya uhagarara ku kintu umenye ngo wakibonye wagihagazeho, noneho icyo kintu nabwo gicishe mu nzira nziza. Niba uri mu itorero tugira abayobozi b'itorero, niba utari mu itorero tugira ababyeyi batubyaye bashobora kutugira inama bakanadufasha. Ariko iyo ubonye bambwiye ngo umenye ko washenye, ugasanga umugabo n'umwubashye, ugasanga induru zirara zivuga, intonganye. Narababwiye ngo intonganye z'umugore ngo ziba zimeze nk'imvura y'urujojo idahita. Ugahita utungana ukazamura ibyahe ukazamura ibyahe, ariko niba ushaka umugabo wawe ngo ahinduke, wa mugore ugomba kumwerera imbuto, ntabwo bakwiye ngo bambwiye. Ushize narababwiye ngo hari n'igihe abagabo batari abarokore, ariko kubera ingeso zawe nziza, kubera imyitwarire myiza, bituma ageze igihe wa mugabo agahinduka, kubera ko wamwereye imbuto. Ariko hari abahagarara ku ijambo ngo bambwiye, ugasanga induru zavuze mu rugo, umugabo nasinzira, umugabo nanywa amazi ngo amugere mu nda, agasohoka atorotse ahunga urutoto, ahunga intonganya, ahunga urutoto rwa bukanya rumeze nk'imvura y'urujojo idahita. Ariko byavuye hehe? Bambwiye. Washatse kubakira kuri iryo jambo bambwiye, ni ukuri riba riburi gusenyera cyane. Byose uhagarara kuri umenye uti ibi nabyiboneye, kuko abo bakubwira ngo bakubwiye baba barakumenye uko uteye, bamenye ko uvoma hafi, bamenye ko udafite ubwenge, bamenye icyo ugukozeho cyose gusara, noneho barangiza nabo bakagusaza bati twabonye. Ariko hamwe no kubaha umugabo wawe, hamwe no kubaha Imana igeze igihe n'uwo muntu udakijijwe cyangwa se ufite imyitwarire itari myiza uwo mugabo, ariko kubera wowe wamwereye imbuto, wamwubashye, ni ukuri igihe kiragera Imana ikamuhindura akazaba umugabo mwiza, kubera wabaye umugore w'iki w'umutima. Niko Bibiliya yatubwiye ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo. Impamvu yubaka nuko adahura n'ibimusaza ngo asare, adahura n'amagambo, ngo adahura no kuvuga ngo ndashaka ngo tukore nk'uko ari runaka ko bakora. Oya, iyo ugiye kubaka wigana abandi urasenya. Tukore kwa runaka, kuki utaguze imyenda nk'iyo kwa runaka baguze, kuki utakora ibintu nk'ibyo kwa runaka bakoze. Oya, kwa runaka ni kwa runaka, iwawe ni iwawe. Kora ibigendanye n'ibyo mwumvikanyeho, kora ibigendanye n'umutungo wanyu kungana, kora n'ibigendanye n'uko akazi kanyu kangana. Noneho Imana nikugeza kuri bya bindi nabyo uzabikora, kuko Imana yatwaye ubuzima nta kintu na kimwe tutageraho. Dutangije hasi, twarangiza tugasoza Imana itugejeje ahantu hakomeye. Rero bambwiye isenya urugo. Kandi abagore dukunda kuvuga ngo bambwiye ibi bintu bisenya urugo. Rero tubaye tubahirije ino nshingano zigera mu 8 niba atari 9, ni ukuri n'ubu hari n'inyinshi
nyinshi tutashobora kuvuga uyu munsi ngo tuzirangize, ariko nazo no tubaye tugerageza tukagerageza gake, Imana yatukoresha binini, yatukorera ibintu bikomeye. Iyo wakiriye abashyitsi n'abantu bo mu muryango ubashyiramo, umuryango wawe, abantu bo mu miryango uvukamo, ibyo nari nabivuze. Isuku irakureba wa mudamu, ni ukuri kudahisha imitungo, nawe urakora, ukwiriye gufasha umugabo wawe, nawe ugahaha mu gihe ufite akazi, nawe ugatangira abana mu gihe ufite akazi, nawe ukaba wakubaka inzu ufite akazi. Ubu rero yuko zizo nshingano uba wubashye umugabo wawe. Kubaha umugabo si ukuvuga ngo ni ibindi, ni ukumuha icyubahiro kimukwiye, ni ukumenya ngo yariye yanyoye, ni ukumenya ngo imyenda yirameshe, ni ukumuha icyubahiro imbere y'abantu. Ariko uzi ko hari abantu ari umugore wenda afite umushahara urutaho w'umugabo, yarangiza agashaka kugira ngo abe ari we ugire ijambo. Oya, jya umureka agire ijambo nk'umugabo wawe, agira ijambo nk'umugabo wawe, ni ukuri. Agashaka kugira ngo abe ari we agire ijambo. Ariko umugore w'ubwenge, niyo ni urugero wenda reka ndutange, wenda ni urugero ujya ahantu mu fundraising wenda baratanga amafaranga y'ubukwe ese y'ukubaka, ntabwo uvuga ngo njyewe ntanze 50,000 kandi umugabo ntacyo yatanze. Ubu umugore w'ubwenge kubaha umugabo ukavuga ngo papa runaka yantumiye ngo mbahe 50,000 cyangwa se mu mwandikeho 50,000 ukamwubaha. Ntabwo wubaka inzu wenda kubera ko Imana yaguteye iteka ugakora, noneho nurangiza kuyubaka ngo iyi nzu mureba n'igihe wayubatse, iyi nzu mureba n'igihe watunze amatafari, n'igihe watundishije amatafari. Oya, wubaha umugabo ukavuga ngo papa runaka yubaka ino nzu cyangwa se sheri wanjye yubaka ino nzu, byaratuvunye. Bakamenya ngo ni umutware wawe, nuko kubaha rero, nuko kubaha ni ukuri cyane, ukaba wubashye ukubaha umugabo wawe. Ariko hariho uvuga ngo akumva umugabo yahera inyuma, ntamenyekane, niyumvikane, ashaka n'ubumenyekana, n'uwumvikana. Ego Mana yanjye, oya, abagabo bacu Bibiliya iravuga ngo umugabo ni umutwe w'urugo. Ni ukuri, ni umutwe w'urugo. Imana yabahaye icyubahiro, bahindura imitwe y'urugo, natwe reka tujye tububaha icyubahiro cyabo, tucyubahe, nibyo bizaduhesha umugisha. Tuva ari ibyo, tuzakomeza twongeraho Imana ibaha umugisha, mwakirisha muri Imana. Ndizera n'abagabo ko mugiye kunkunda noneho. Bagore bagenzi banjye rero ndabakunda namwe, ariko ibintu biratugomba. Nawe icyo uzaba undushije muri comment ugishyireho, umbwira uti mami, uti niki nacyo kiri ngombwa. Noneho tungurane ubwenge, tungurane inama, ariko tubake imiryango Imana yishimye. Nanjye nzishima mbonye munyunguye mukavuga ngo naka nako karakenewe. Ndabizi muri abagore beza, ariko reka tubigenze uko Imana izatumugisha, izatugejeje neza. Tuzagaruka hano twongera twakira tureba ibyo abagabo bakunda, tuzabibakorera. N'ingaruka twongere turebe ibyo abagore bakunda, nabo abagabo babidukorera. Kandi nizera ko bizagenda neza. Imana ibahe umugisha, mwakire ijambo ry'Imana mw'abagore. Yego, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha. Mu by'ukuri abantu bakeneye kwiga, abantu bakeneye kongera kwicara. Rwose urumva ko hari ibintu byinshi bimwe abagore n'abagabo bakwiriye guhuriraho kugira ngo bubake umuryango muzima. Ibyo byose numva ko nikongera guhura tuzaba twarakiriye n'ibibazo abantu bafite, tuzatubike murimo, hanyuma twinjire no ku byo by'umwihariko by'abantu bakunda. Nimba abagore wenda bakunda by'umwihariko, yego bakunda ku bagabo babo, tuzabireba icyo gihe nta kibazo ku bagore babo. Ibyo tuzabireba kandi nayo ni intego nziza cyane. Uyu munsi rero inshingano 8 zireba abagore zirumvikanye. Niba rero utabikoraga ugaruka mu murongo rwose, kandi nimba hari ikintu wumva gisigaye byandike muri comment utwunganire. Turifuza ko twagira imiryango mizima yubakiye kuri Kristo. Imana ibaho umugisha rwose. Narabishimye pe, ndashimye ibyo abantu badukurikiranye, nashimye ikintu twagiranye cyagize umumaro ukomeye cyane.
ariko ndimo nifuza ngo umuntu wese ubashe kugikurikirana rwose asubire gutanga umusanzu wo kugira icyo avuga ku byo tuvuze uyu munsi. Bagore rero izi nshingano zirabareba zigera ku 8, kandi namwe bagabo natwe bagabo biratureba bimwe twumvise. Reka twubake umuryango muzima Imana yishimira. Ni ukuri kw'Imana tuzafata n'umwanya wo kubiganira mu byo kuganira gusa bisanzwe, ariko tumaze mbere yuko twinjira ku byo umugabo akunda ku mugore by'umwihariko n'ibyo umugore akunda ku mugabo by'umwihariko, turebe ibibazo abantu bibajije tubisubize tubone kwinjira muri icyo kintu. Rero Imana iguha umugisha. Nawe ndagushima umwanya utanze ku muryango nyarwanda, ku bumva ururimi rw'ikinyarwanda, ku bantu bashaka kubaka umuryango muzima Imana yishimira rwose, nawe Imana iguha umugisha. Ndagira ngo rero usengere bamwe mu bakurikirana iki kintu buyumvisemo guhinduka. Nubwo turabona ngo tuganire, nubwo turabona abantu baguhamagara wenda bakubwira ati rwose bimeze buke, bagusaba n'ibyifuzo kugira ngo basenge, kugira ngo basubire mu murongo mwiza, ndagira ngo ubanze ubasengere. Numara kubasengera arababwira nimero ya telefone ashobora guhamagara kujya bakwaka n'ubundi bwunganizi. Abantu benshi bamaze iminsi bavuga ati rwose ibyo gushaka ntitukeneye, tuzabyarira iwacu ubundi tube tubyaye ubundi twibireho gutyo, kubera gutinya ibya bamwe mu bantu bafite imiryango itubakiye kuri Kristo, idashimishije Imana. Abantu rero bafite ibibazo bitandukanye byinshi mu buzima, n'impamvu n'abana birirwa mu mihanda babaye mayibobo n'ibindi biraturuka mu miryango itari mizima itubakiye kuri Kristo. Ndifuza yuko basengera ukabaturaho umugisha w'Imana no kongera gusubira mu murongo muzima kugira ngo bagire imiryango ishimisha Imana. Witeka Imana yacu, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye kano kanya twabayemo. Ukuri dutangira twaguhamagaye ngo bane natwe, turagushima kuba rino jambo. Mana yo kwizerwa, nsengeye buri muntu wese uzakurikirana kino kiganiro, yaba ari umugore cyangwa umugabo, kugira ngo kino kiganiro tuzakikuremo Mana yacu ibyiza bitwubakira, bizaduhesha amahoro mu isi, bikazaduhesha n'ubugingo buhoraho, kubera ko tuzaba tubakiye ku ijambo ryawe. Muri Matayo ibice 7:24 haravuga ngo umuntu wumva ijambo ry'Imana akaryitondera ngo ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare, imvura ikagwa, imiyaga igahuha, noneho ngo byose bikikubita kuri iyo nzu, n'imivu yatengeye ngo ariko inzu ntiyagwa kubera ko yari yubatse ku rutare. Ariko umupfapfa yubaka ku mucanga, noneho ngo imvura iguye, umuyaga ugahuha, n'imivu igatemba, ngo bikikubita kuri iyo nzu, ngo iyo nzu iragwa kubera kugwa kwayo kuba kunini. Turinde kubakira ku magambo, turinde kubakira ku rwiganwa, turinde kubakira ku nkoranyambaga uko abandi bubaka, cyangwa se kwigana abandi, ahubwo duhe kubaka uko bikwiriye, twigana ijambo ry'Imana. Turabizi ngo ijambo nituryigana rizatwubakira, rizatugirira neza. Mu izina rya Yesu sengera umuryango wese, mu izina rya Yesu. Izi nshingano n'izindi tutashoboye kuvuga ngo tuzirangize, umuntu azagerageze kuzikora azahawe umugisha mu izina rya Yesu. Batazikoraga Mana yacu baha imbaraga zo kuzubahiriza, abazubahirizaga urusheho kubaha imbaraga, bakomeze bakore, kuko turabizi ngo niwe muti w'abana bacu, ubuzima bwacu. Izina ryawe nirihimbazwe. Turasenya shitani mu miryango yacu, intonganya, amakimbirane, insangano, gutandukana, mu izina rya Yesu turabyirukanisha itegeko ry'umwuka wera w'ubugingo. Mu izina rya Yesu turakira imbaraga yawe kugira ngo tubakire, yaba bubatse kera bacyubaka n'abandi bategura kuzubaka, dukomeze kubona umugisha imbere y'amaso yawe. Urakoze Data, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, dusenze twizera tunyura mu izina rya Yesu, amen. Imana ihe umugisha abagore aho muherereye mwese mwadukurikiranye, ndetse n'abandi mwese muri rusange. Reka tubemere tubahe nimero ya telefone, ushobora kuba ugize icyifuzo, ndumva namwita shangazi uyu mubyeyi, ndumva namwita mama wacu. Reka tumwemerere abahe nimero ya telefone, ushobora kugira ikindi kintu mba wamubaza cyangwa se indi nama wamugisha, wenda atari kuri ubu buryo tuba turiho, wamuhamagara cyangwa se ukamwandikira mukanavugana, kandi pe ndaba ari inkunga ikomeye cyane
rwose tugira ngo nkwakire rero ubabwire nimero ya telefone abantu badukurikiranye. Yego, nimero ya telefone ni isanzwe 0783 17 05 ongera usubiremo rimwe kugira ngo urusheho kubyumva. 0783 17 yego. Imana ibaha umugisha. ubaye ufite inama igitekerezo duhamagaye kuri 0783 mwakoze kubana natwe. Reka tubakire gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Hari ikindi kiganiro cyabanje kuri iki ngiki cyerekanaga inshingano zigera muri 6. urumva ko abagabo nyine twe tuba dufite ndumva atari nyinshi cyane, abagore baba bafite inshingano 8. urumva rero ko ariko nyinshi twagiye tugaragara ko tuzisangiye. Munyarukire kucyo kiganiro cyatambutse kiriho inshingano 6 zireba abagabo cyangwa se benda kuba abagabo. ubaye utazifite rero ubugira igihindura cyangwa ufite inama n'itekerezo uduhamagaye kuri ya nimero. Imana ibamugisha rero. Reka uyu mubyeyi we tuzunya tubane, nabo musabye ngo azagaruke tuzunya tubane mu kindi kiganiro gisubiza ibibazo abantu bazaba baribajije. Nyuma yaho turebe ngo ni ibihe bintu abagabo by'umwihariko bakunda ku bagore babo, ni ibihe bintu abagore bakunda ku bagabo babo. By'umwihariko nzareba ko harimo n'icyo nanjye nkundira wowe wanjye. Imana ibamugisha rero mwe mwabanye natwe. Ni ukuri kw'Imana nzagitegeza ndebe ko kirimo nanjye, ndebe ko bihura. Imana ibaha umugisha. Mwakoze cyane. Ihangane papira abantu twabanye bapapere. Imana ibaha umugisha.